Mwaramutse neza inshuti zacu bavandimwe, twongeye kugaruka rero kuri uyu munsi wa gatanu w'ibyishimo, kuri uyu munsi mwiza. Uyu munsi twakuzaniye rero ijambo ry'ubuzima ryaguhindura ubuzima mu buzima bwawe, ugasobanukirwa se ni gute agasa neza umuzabibu, ni gute atugirira impuhwe, ni gute adukunda. Rero kurikira channel yacu kandi ntugende udakora subscribe, umaze kudushyigikira umusozi. Umuzabibu w'ukuri naho data akaba umuhinzi. Ishami ryose ritera imbuto muri jye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye, nimube rero muri jyewe nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ubwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera imbuto, niko mutakwera mutandimo. Jye ndi umuzabibu, mukaba amashami. Ubu rero muri jye, uba rero muri jye nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi, kuko tutari kumwe ntacyo ntashobora. Utaba muri jye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami bayakusanya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimwumvamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Igihesha data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi, mukaba n'abigishwa banjye. Iyo rero ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Ijambo ry'Imana dusangiye turisanze mu ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 15, kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Kristo Yesu akuzwe. Umutwe w'amagambo uragira uti: umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, naho data akaba umuhinzi. Ishami ryose ritera imbuto muri jye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jyewe nanjye mbe muri mwe. Kuko ishami ridashobora kwera imbuto ubwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera imbuto mutandimo. Jye ndi umuzabibu, mukaba amashami. Uba rero muri jye nanjye nkamubamo, nkaba muri we, yera imbuto nyinshi, kuko yera imbuto nyinshi, kuko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Utaba muri jye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayakusanya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimwumvemo n'amagambo yanjye akababamo, nimwumvamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Igihesha data ikuzo ni uko kwera imbuto nyinshi, mukaba n'abigishwa banjye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Reka ko rero ijambo ry'uyu munsi rirasobanutse kandi ririsobanuye. Kristo Yesu akuzwe. Twe turi amashami. Kuko ngaho rero
Yesu nijya abwira uyu munsi niba wabwira Kristo Yesu akozwe. Ikizima rero ni ukuba muri Nyagasani kugira ngo tubashe kwera imbuto. Nitumubaho nawe ukaba muri twe tuzera imbuto kandi ngo tuzasaba icyo dushaka cyose data tuzagihabwa. Kristo Yesu akozwe. Ni amagambo akomeye kandi meza, amagambo meza kandi akomeye. Kristo Yesu akozwe. Ikintu cy'ingenzi rero dusabwa ni ukuba muri Nyagasani kugira ngo tubashe kwera imbuto, kuko ntabwo ishami ryakwera imbuto ritari ku muzabibu, ntabwo bishoboka. Ahubwo niba ishami riri ku muzabibu nibwo ryakwera imbuto. Natwe rero tuba muri Nyagasani nibwo natwe tuzabasha kurumbuka imbuto, kandi icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Kristo Yesu akozwe. Irindi jambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Isayi umutwe wabo wa 5 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 2. Rigira riti: reka ndirimbire inshuti yanjye indirimbo y'unkunda n'iy'umuzabibu. Inkoramutima yanjye yari ifite umuzabibu ku musozi urumbuka, atabira ubutaka awukuramo amabuye, awuteramo ingemwe z'indobanure. Hagati mu muzabibu yubakamo umunara, acukuramo n'urwengero. Yizeraga ko uzera imbuto nziza, ariko wera imbuto mbi. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akozwe. Nk'uko rero twamaze kubizirikana n'ivanjiri ya Yohani, n'uko Abisirayeli rero barimo bigarukaho. Inshuti ye rero yari ifite umurima mwiza wera, arahinga, ari mu mizabibu. Icyo bishatse kuvuga rero, imbuto nziza z'indobanure yari yateye ntabwo zabashije kwera imbuto nziza, nk'uko nawe rero yagerageje kuzitoranya mu zindi. Twakibaza tuti se kubera iki umusore we utigeze wera imbuto nziza kandi yari yateye ingemwe nziza, ndetse no ku musozi mwiza urumbuka. Kristo Yesu akozwe. Harimo icyabura kandi tube muri Nyagasani rero nawe tubemo, tugendere mu mategeko y'Imana kugira ngo tubashe no gusaba icyo dushaka cyose, kandi koko usaba wese arahabwa kuko amanze agakirirwa. Iri ni ijambo ry'Imana. Rero nanjye nahawe kugira ngo dusabe Umwuka Mutagatifu tuyobore